banyakariro ngo bagiye kurega ngo Yanga ngo yabasebereje karitsiye. Bivuze ngo impamvu turi kubona Rock yari popular cyane kurusha nuko dufite media n'isi kwasha kubitwereka ko yamamaye ameze nk'impara ikambifate n'urwo rwego ni impara rwose muri iyi game. Abakurikiza Sky Nation namwe mutubwire murabona Yanga agarutse mu kibuga bano basore banyu bajya mwigunira naho ntibakwirwamo. Ese koko Yanga ni umwami w'agasobanuro duhe n'impamvu? Urumva iki kibazo ukuntu cyoroshye niyo wakibaza Juni bivuze ngo ro kwita umuntu yakuza yakuntu gipika akamwita pipi byagurweho kugira ngo nabana n'akaradiyo n'umusaza mwese mugahita mukora akaziga mu rugo mukajya kwikinamico. Tugiye kumva ikinamico maze hagati ndashaka kuzangana na Savi muri debate kuburanda mu rwaye tu. Yes, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza gukurikiza Sky Nation aho uri hose. Ikiganiro n'umufana wo mubana kuri micro DJ Sky P no kuri kamera mba ndi kumwe na Joe. Reka ngushimire wewe warangije gukanda subscribe. Utsa nayo nimba ugeze kuri Sky Nation bwa mbere kanda subscribe. Je ku ruhande ukanda kazogera kugira ngo ibiganiro tukugezaho buri munsi bizajya bikugereraho igihe. Tatu z'ubwenge utapfa gusanga ahandi kandi zidafite ingaruka. Byose ni muri Sky Nation. Tugane turagufasha. Uyu munsi dufite umutumiro. Icyamamare ninde? Umufana ninde? Tutangira twibwiye. Nkuko mubivuze programme n'umufana kuri Sky Nation. Mukumenya ngo icyamamare ninde, umufana ninde byanze bikunze ngendo umufana uko byagenda kose. Ubwo icyamamare kiriranga. Kiriranga. Umufana ngiye amazina yanjye nitwa Aime Cardinal. Aime Cardinal. Ubwo ndi umufana baranze. Uno mwagiye kucya hadashas umufana undi nyine nawe afana muri ubasa atari show ni show ya dai ubufana nawe ugafana so urufana ndi bimeze gute? Gufana rero biraterwa ariko buriya burese umuntu afana muri domaine arimo. Ngiye ndi umufana wagasobanuye filime nizo mvuga buriya. Yumvikane neza ko ndetse izina ryawe umuntu wese ureba agasobanura yashoboye kuba arize. Ya umuntu ushobora kuba akunda agasobanuye wese ahari akenshi ashobora kuba arize kabisa. Mu Rwanda dufite abasobanuzi benshi barenze umwe. Wowe musobanuzi wowe ubigukorera kabanze mwakambuko uko nukubaje ikibazo gikomeye. Ya mu Rwanda abasobanuzi barenga 46. Ya ni benshi. Ariko abantu benshi ntabwo babizi. Bizwi n'abaki. Bikamenywa n'abafana n'ubundi kuko wenda aribo benshi buri bafite uwo akunda kurusha abandi. Ariko ngiye muri abo bose ubinkorera cyangwa imana yabo bose. Muri macyuba byaye. Nawe uramuzi nyine tu. Yinde ntabwo muzi. Ni Yanga. So Yanga. Uriya ubundi niwe mana yakagasobanuye tu. Biragoranye kugira ngo umuntu abaza agasobanuye atazi izina Yanga. Ubwo sinzi nkuko wakwitwa mu Kristo utazi Yesu. Rero sinzi ubwo Kristo bwa ahantu wabukura cyangwa ukabura umusiramu utazi Muhammad. Urumva rero icyo cyaba ari ikibazo inka yanjye yawe nanjye yanjye rwose kuko Yanga niwe nabara ko wabyaye kano gasobanuye. Niwe fonda. Siwe fonda si wagatangiye bwa mbere ariko niwe tumye gahabwa ikuzo muri make. Niwe wagahaye Eucharistie abandi bose bara muri make yabaye umuhereza. Ugerera yacunguye agasobanuye. Niwe mucunga uvuze neza. Niwe mucunguzi w'aka gasobanuye. Abandi babanjije mbere ye barakora ariko none yarahageze ahita ashyiraho ibiganza gahabwa umugisha. Yanga amaze imyaka myinshi cyane mu gasobanuye ndetse niyo amaze yarakavuyemo ni myinshi. Nimba wibuka neza watangiye kureba gasobanuye ryari? Gasobanuye buriya ngiye natangiye kukareba nkiri muto. Imyaka yose nakuvuga muri Yanga n'uburyo umuntu yakiri muto cyane kenshi nta nubwo yita ku bintu byose ndabari. Ariko irarenga imyaka 15. Urumva ko byanze bikunze imyaka 15 ubuze umuntu uko byagenda kose. None bashize imyaka 15 nkareba kugeza uyu munsi tuvugana. Akenshi usanga abafana bemera Yanga abantu bamukurikira nabakera mu gasobanuye ku buryo umuntu wese wemera Yanga bazi ibintu by'agasobanuye. Siko nabivuga ngo nabakera bemera Yanga. Umuntu wese warebye agasobanuye
cyangwa n'ukarebye no hari n'abantu noneho bazi Yanga batajya banarira agasobanuro bazi ngo dusobanuye twose ni Yanga iyo ni ishusho tukwereka ko Yanga afite urwego abantu nta wundi muntu ari warugeraho muri runo Rwanda kuko ari igihe umuntu aza kwaka filime kuri iki yavuga ati ndashaka agasobanuye cyangwa akavuga ati ndashaka ka Yanga gutyo gusa tu wamana undi musobanuzi bakamutwara zikari Yanga atwaye cyose urumva ko yamaze kuringa ku rwego rwo gufata izina ry'umusobanuzi ubwo yafashe izina ry'ubusobanuro yes umuntu ukurikiye Sky Nation uzi Yanga ku izina ariko atamuzi neza cyangwa se atazi ibikorwa bye musobanurire muri make ubundi Yanga ni muntu ki muri uno mwuga Yanga Muyombo Thomas baramuzi urumva ko n'amazina ye mbanyazi cyane ari umuntu nyine mfana tu much respect kuri uriya mugabo mu muntu ubundi iyo tuvuze agasobanuye abantu bashobora kuba batabizi mugane nko bivuze bakurikiye Sky Nation ariko agasobanuye ko kumfata filime ikinwe mu rurimi runaka ukayisobanura mu rundi rurimi burya hari udusobanuye two mu Kinyarwanda hari utwo mu Kigande hari utwo mu Kinyamerika mu Kirusiyano hose biterwa byo nguru Yanga ari mu bantu basobanuye filime hano mu Rwanda zigakundwa cyane zigatuma abantu batangira kwiyumvamo filime ubundi mbere ntabwo twakundaga filime mu Rwanda twakundaga ibyo biti kinamico ngira ngo rabizi byageraga ni muguru wa saa moya abana n'akaradiyo n'umusaza mwese mugahita mukora akaziga mu rugo mukajya gukinamico tugiye kumva ikinamico maze hagashya tugafana twumva ikinamico ariko byaje kugeraho nyine kwiterambere riza amateleviziyo ariko agurwa ibikoresho by'ikoranabuhanga byandeba byinshi noneho za kinamico badukiniraga tangira kujya tuzibana mu mashusho zikinwa n'abanyamahanga noneho Yanga kugira ngo tubyumve neza kabishyira mu Kinyarwanda uwo Yanga rero nashaka kuvuga yes nkuko wabivuze hano mu Rwanda dufite abasobanuzi benshi ndetse usanga kenshi buri umwe abashaka kuba ari imbere y'undi hari bamwe bavuga bati nari umugabo nihabwa intebe abandi bati nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ese koko Yanga ni umwami w'agasobanuro duhe n'impamvu nkuko wabivuze natangiye bivugaho mbere kino kibuga kirimo abasobanuzi benshi barenga 40 kandi bose buri wese avuga ati njye mwami w'injyana kuvuga ko ari mwami w'injyana byanze bikunze ku ruhande rwo nyine ndafite icyo ashingira ariko ugiye kureba fact bikorwa bigaragarira abantu n'umwe wagereranya na Yanga muri kino kibuga ku Yanga yubatse izina nabo bose bita bamirinjyana njye kureba system bakoresha baza gusanga ari za Yanga copy paste buri wakwitonzera ko byose nabishyira hanze turaza kubigeraho so reka mfate Yanga mushyire muri generation imwe n'abasobanuzi ba kera ni irihe tandukaniro riri hagati y'abasobanuzi ba kera nabo icyo kibazo buryo ubusobanuro bwose kujyana n'igihe tugezemo Yanga ari gusobanura muri kiriya gihe yaruwo kandi yarajyanye n'igihe yararimo byari ibyo kabisa yarameze neza cyane kandi n'uyu munsi ndacyamwa respect n'abari gusobanura uyu munsi barimo barasobanura ko bagasobanura ibyo ari byo mu gihe kijyanye n'igihe barimo ariko ngiye kubikompara buri wese mu gihe cyari gukora ibye ariko Yanga n'uyu munsi agarutse yakongera kisubiza n'ubundi ntebe kuko n'undi yagiye ayifite nuko yisigiye abana ngo we bicaye nk'umusaza ariko aramutse agarutse mu rugo rwe bahaguruka ndabizi ko batanatinya kuhihagurukaho bakimubona gusa ntiyanarenda kuyibasaba bahita bahaguruka ati mubyeyi ni mwicare bahita bibwiriza rwose kabisa haravuga ko Yanga mu gihe cye ntaho yaratandukaniye nabo uyu munsi cyane ko ngo hari nkaho yitaga pike ngo ni pipi bayakuza ngo ni bayakundori Yanga wenda sinzi ko abantu babifata ino game turimo yagasobanuye no ruganda ndabyita uruganda wenda ndagira ngo kuri icyo kintu umubwire imyitwarire ya Yanga mu kazi ke nyine mu gihe cye Yanga yari umuntu n'ubusanzwe uretse wenda ubu ngubu hari ibiki byahindutse n'ubusanzwe yari umuntu usabana yari umuntu wirekura ugira blague iyo mwicaranaga ntamaraga iminota nk'icumi udasetse tu bivuze ngo rero kwita umuntu yakuza yakuntu gipika akamwita pipi byagurweho kugira ngo kuko bari abantu bari muri game imwe bari bameze nk'abakompeta bari kugira ngo byibuze nyine ajya anyuza amatebye n'abantu bakunda pike bumva ukuntu amututse wenda bahita bumva ko ari nk'akantu gasekeje cyangwa gasekeje kugira ngo bashyushye industry bari barimo ariko ntabwo ntabwo yari imico mibi kuko barahuraga nyuma bagasangira bakanaganira ariko ntabwo nta yindi mico nabara gusa nyine yari umuntu uri kotu so nk'abafana be mucyumva ko aretse gusobanura mwabyakiriye mute ikintu cya mbere cyambabaje nyine no kumva ko yavuye mu kazi cyanshimishije kuruta ibindi muntu uko yavuye mu kazi akagana Imana to
urumva rero nabyo turaza kubigeraho. yarayotse Imana nyine ubwenda yari, ariko njye mpamya ko yari yaje mu gasobanuzi ahamagawe n'Imana, ubwenda yaramenye ko igihe yaragezemo cyari igihe yaramazemo cyari gihagije, yarambwira ati vayo namuzi kubwiriza n'abari muri iyo domaine yindi tu, ibyo byaba byiza kurusha, ndakeka ari icyo cyatumye agenda. Ariko Yanga yatangaje ko yavuye mu gasobanuye, ndakeka ari 2012, atangaza ko yakiriye agakiza ni 2018 hafi okay. Yanga 2012 ntabwo ari ubwenda yakavuga, na nyuma yaho ajyaga agaruka agakora dusinya kongera akagenda, ariko Yanga ajya kuva mu gasobanuye yamaze igihe kinini cyane afite ikibazo cy'uburwayi kuko yaje kurwara, ngira ngo wenda bamwe bari hafi yo barabizi, biza gutuma nyine nabo bihagaritse, aza kwakira agakiza nyuma, ariko na n'ubu suko wenda Yanga gasobanura, na n'ubu afite umwanya yagaruka gukora kuko aracyagakunda, ntahari rwose nubwo bagisha ijambo ry'Imana avuga ati kara nakazi nubaha nkunda kandi gafite aho kambanye naho kangeze n'abantu bankundamo, wenda nuko impamvu z'akazi gusa tu, ariko ndakeka ko ukizwa wenda cyari igihe cye nabwo cyari kigeze nyine tu. So hari ikintu twaciye ku ruhande cya terime. Yanga yari afite ukuntu yaryoshyaga filime mu magambo ye muri terime ze, hari abantu n'ubundi bemeza badashidikanya ko terime zose zikoreshwa mu gasobanuye kuri uyu munsi ari we wazisize, uko ni ukuri? Nabara ko nka 80% ndetse meze gukoreshwa muri kino kibuga zose zifite inkomoko kuri Yanga, nizo bagerageza guhindura zose bazikomora kuri we. Kubundi imbere y'abantu basomanga filime ijambo kuri indi byose bikwe ngibyo, ariko mu kijyanye no gusetsa ku entertaining abantu, ngira ngo n'amazina y'uduce twinshi tuzi muri kino gihugu byose twagiye tumenya kubera Yanga, ngaho za Kabandazi, ngaho za Nyakariro, ngaho za Kibu, hose ngira ngo Gahanga, hari karitse nyine nagiye numva nkiri no mu cyaro ntarajya mu mujyi wa Kigali nkaba nzizi tu kubera kuzumva na Yanga. Hari amazina y'abashinwa kuva ngo bagasatsi kumva Mugwaneza, uriya mugabo twese tumuzi nka Mugwaneza kandi afite filime, afite n'izina rikomeye, ariko tuzabamenye mu Rwanda nka Mugwaneza. So ukibaza ngo ukuntu umuntu afata izina ry'umuntu akarimuvanaho akamwita irye kandi rigafata ko mute, uriya mugabo yari afite power, yari afite impano kandi yari afite ikintu nakwita nka creativity muri we tu. Iki kintu rukiga nicyo kitarushije abandi bantu basore bandi bahari barakora, ariko gukora ikintu cyabo kiri oje kugeza uyu munsi Yanga aracyaba ari hejuru, ko nabo barakora abakunda bataza kunyumva na yes. Junior gitiwe ntago ndi bumuvugeho, ariko mu minsi yashize Rocky hari igitangazamakuru yigeze kujyaho, bamubaza umusobanuzi yemera uzi gusobanura mu Rwanda nyine, no kuvuga ngo bamubaje mu basobanuzi bose babaye umwesp. So yavuze umusobanuzi witwa Moses. Ese Yanga abasobanuzi baba baramurushaga gusobanura neza nubwo wenda we yabarushaga gukunda? Aho ngaho nshobora gusubiza nk'umufana, akora kunyara gusubiza nk'uko nabona ikibuga cyabaga gihagaze nk'umufana, cyanaga ko Yanga yabarushaga gukunda ko nk'umuntu nanone wareba ku kibuga cyari gihagaze, Yanga yarazi gusobanura, ururimi yararuzi, afite terime nziza. Moses mu gihe cye nabarakore mu bantu wasatiraga Yanga kuko yari umuntu nawe kabisa wakoraga filime zigakundwa cyane muri kiragiye, hakazamo na peak muri iyo minsi, ariko ntabwo nabarako hamukunda kurusha Yanga cyangwa wakoraga cyane kurusha Yanga, n'undi yari abari imbere uko bizagenda kose. Yego, hari bamwe bavuga ko Rocky Kimomo kano kanya yarangije kwandika amateka nk'ayo Yanga yubatse, ariko bikavuga ko we icyamurusha ruko yayubatse mu gihe gito. We niko bibona? Oya, ntago ariko mbivuga, ntago ariko mbibona. Dore impamvu ya mbere, sinava ngo Rocky amaze kwa Rocky afite urwego agezaho uyu munsi kabisa, afite na public twese abantu twabashije kubonesha ko yageze kure cyane kubera ko yamamaye mu isi, yamamaye cyane kurusha. Bivuze ngo impamvu turi kubona Rocky yari popular cyane kurusha nuko dufite media n'isi bifasha kwitwereka ko yamamaye. Ariko Yanga we yamamaye muri bya bintu nta technology u Rwanda rwari rufite, amenyekana mu giturage no hasi cyane, umuntu utaragasobanura amenya Yanga. Bivuze ngo Yanga none yaza ko ari gukora kuri uyu munsi twaye turiho. Abayapani bakayabaza kuri gusobanuye mu Rwanda, kugura mu tipe afite ukuntu yari afite content twika fo. Bivuze ngo ntago Rocky yashyize wenda igihe sinzi wenda igihe uri kuvuga ngo yamamaye mu gihe gito, Rocky nawe ntago amaze igihe gito muri kano kazi, yaje 2017
kandi yatangiye gusobanura za 2016 ariko mu myaka 5 muri kino kibuga nayo ntabwo ari mikeya nawe yarakoze cyane hageze uyu munsi yarabikoreye nabyo ndabishima ariko ntabwo aragera ku rwego rwa Yanga nyine aracyari umwana we ndabyemeza neza cyane aracyari umwana imbere ya Yanga agomba kuza apfuka rwose akanuboma rwose akavuga ati muvyeyi to mwakire turo mbahaye nk'abantu mwacuguye kano gasobanura kuko ndabizi niyo asobanura niyo avuga filime ya mbere abashije kureba ya Yanga uyu munsi yicaye akajya kureba filime yarebe ya Yanga ndabizi neza nubwo nawe zisobanura yes ngendeye kuri icyo kintu kano kanya uramutse bafite ubushobozi bwo gutwara abasobanuzi bamwe ukagarura abandi bibaye ngombwa yuko Yanga avuga ati ngiye kugira ngo ngaruke gusobanura uratwara Junior na Rocky ubavane mu nzira dore ko ariko bakunzwe hano mu Rwanda wakora iki urumva iki kibazo ukuntu cyoroshye turi mbatware gusa si cyangwa ubwo mbwire ati wowe baburirwe irengero none abatware gusa Yanga garuka nabatwara nkabajyana n'ahantu kure hahandi batazanahamagara ngo banumve hahandi bazarirana ntabita ariko Yanga kagaruka kuriya rano umwani w'injyana abandi ikibazo cy'ikirumbi iyo wakibaza Junior yakubwira ati rwose ndemera kugenda ku neza atanaburanye ariko Yanga kagaruka ko nawe arabizi neza ko ari we nyiriki nakubwira tujya gutangira aramutse agarutse ya ntebe bicayeho bayihagurukaho bakanayihanagura kumbwira ati byakirica cyane rwose ako kantu ukizemo ngo ako niko kari kutabihagana aramutse agarutse ira ntebe bicayeho bayihagurukaho barangiza bakayihanagura kumbwira ati mubyeyi mwakire of course niko bimeze barazana gusubira muri comment uko bayumva bitubwira abakurikiza Sky Nation namwe mutubwire murabona Yanga agarutse mu kibuga bano basore banyu bajya mwigunira naho ntibakwirwamo hirya kure iyo inyuma kure cyane ya bana barabaye so mu basobanuzi bose twavuze navuga ko hari umusobanuzi wagira ngo yibera mu isi ya wenyine itandukanye n'iy'abandi basobanuzi uwo nta wundi ni Peak kuki buri musobanuzi wese kuva kuri Yanga ukageza kuri Junior ukajya kuri Rocky kuki bose bamwibasira bamuvuga nawe ukuntu okay burya byanze bikunze iyo ufite abana babiri cyangwa batatu mu rugo babandi bakunda gushondana kenshi bora nuko bamwe babona byanze bikunze hari ibyo banganya cyangwa umwe hari icyo arushuni cyangwa umwe afite ubwo bamugenzi we kazamutwara urukundo rw'ababyeyi so rero cyo navuga ko Peak nawe Peak Yanga yajyaga muvugaho akamutera commentaire pipi n'abantu barukina ba Junior baramuvugaho pipi usanga uramu umusobanuzi nanjye kugeza uyu munsi utamenya ngo uramushyira muri secteur umugabo wakozeho ni nk'umuntu agiye akikorera ibigwi byiwe akicara ntacyo yitaye akababwira ati nibashaka nyine utagipfa kuva kuri to ariko nabwo utajya uzamuka ngatumbagire akuma kuri rwa rwego afite abantu bamukunda uriya ameze nk'impara ameze nk'impara ikambifate mu rwego ni impara rwose muri iyi game afite abasaza abantu bibakira vuga ati twebwe byacu n'ibiriya abafite ibyo bibirukansa cyane ntibajyane n'abari kwirukanka ariko nafite nk'umuntu yubakiye hariya bitanyeganyezwa bagomba kumwubahira n'impamvu bamuvuga nuko babaze neza ko wenda hari icyo afite badafite nabo hari ibyo bafite adafite ubwo n'iki gituma wenda bamuza mu kanwa ndakeka ari nacyo wenda ubwo Yanga nawe mu gihe kiwe yabonaga uramuntu eshatu Peak afite ukuntu nawe afite do ikurura abantu ukuntu asobanura ibintu ukabyumva akagusato nawe much respect kuri we tunubwo wenda yadutengushye akaba yaravuye muri game ariko nawe kabusa yarakoraga suvuga nzi ko yavuye muri game mu Burundi ariko amaze igihe kinini adakora byanze bikunze rero ushobora gusanga wenda yarayivuyemo se cyangwa se ari uko ahuze simbizi so Yanga atangaza ko yakiriye agakiza abamukurikiraga abafana be mwabyakiriye muto ariko hari n'abavuga ko yabitewe nuko yigeze kumara igihe arwaye oya agakiza ntabwo yakakiriye kuko yararwaye abiba ari ibyo ntabwo yaba arakiriye agakiza ngo yararwaye nyuma aza gukira then afata umwanzuro wo kwakira agakiza yego yararwaye nyine gusobanura barabihagarika ziko wenda yagiye no ku muvuzi kare yagiye kujya guhagarika gusobanura hashize igihe aza gutangaza ko yakishijwe nyuma gusa icyadutunguye nuko yakishijwe ariko wenda guhagarika gasobanura yose igira igihe cyabera muri kariyeri akumva wenda kayirambiwe akaba yayivamo agahindura agafata indi ariko twese twaratunguye kumva Yanga arakishijwe nk'umuntu ariko ibimenyetso byarigaragaza gato no muri filime yasobanura avuga ati nzababwiriza ati mwanga kumva ati ba pasiteri runtuza ati mwishyabana ndaje rwose inshinga rwanjye rusengero ati kandi muzayibona kandi koko
amwitege rwose. So Yanga yakundwaga n'ingeri zose, abisilamu, abakatolika, abadiva, abarokore, n'ingeri zose. Ingeri zose. Kano kanya atangaje ko afunguye urusengero, mwamuyoboka? Yanga aramutse ashinze urusengero niyo atakubaka inzu akavuga ati ngewe Yanga nkeneye abayoboke, akarufungura online, byonyine akavuga ati ngiye gufungura channel y'abantu bayoboke banje, ndi mu bantu bamufasha kuvuga ijambo rye, nubwo ndakunda kujya mu bintu byo gusenga cyane, none nahita ndambika nanjye ibyanjye hasi nkayoboka intumwa tukajya kubwiriza, kuko Yanga ni umuntu kabisa much respect. Bivuze ngo ubwo ngubwo we uri intumwa rwose cyangwa uri imbataye? mbanya ntabwo ndi imbataye, ariko namubera intumwa umuyoboke. Na umwe muri babigishwa 12 ba Yesu, buru nanjye na umwe muri bamwe begereye Yanga cyane kugira ngo tujye kubwiriza abananiranye bose, n'aba bapeti bandi bamupinga twagenda tukabigisha mpaka batuyobotse. Umubereye Petero cyangwa umubereye Yuda? Yewe se namubera Zakayo byaro ko Petero naye mbabona nta keza kiwe buriya, ariko nari bito namubera Zakayo, kuko buriya Zakayo na Yesu yagiye kuri ari we abona ahandi hose atabize, aravuga ati reka nigire kwa Zakayo, niyo muntu mbonye nakwizera nubwo yari mugufi, ariko nyine arafite umutima munini tu. So Cardinal, ndumva ibintu by'agasobanuro bizi neza cyane, ndagira ngo nkorere nk'urutonde rw'abasobanuzi 5 bakunzwe b'ibyamamare hano mu Rwanda kuva kera kugeza na n'ubu, then nusoza nkorere n'urutonde rw'abasobanuzi 5 bari kuzamuka neza babyitwaramo. Uko mbyumva ndaguha urutonde igendenge ku marangamutima yanjye, wenda abafana baraza kutubwira muri comments nimba wenda hari aho nibeshye badukosora. Umuntu wa mbere nahereza ikamba ni nyiraryo, n'ubundi ararihorana n'abaryambaye nuko yari batije muryambare muri iyi minsi, wenda yari bahaye nimukore nta kinyera kugaruka, tazajya kurwana nabo mushaka muri kurwanira ibitari ibyanyu, naza muzarimuhereza. Uwo ngo sinakwirwa muvuga, ahubwo niwe twanahereyeho ni Yanga. Uwa kabiri kugeza ubu tuvugana mu bantu nzi bakoze kabisa bafite izina rikomeye, nta nuba kugeza uyu munsi bubatse ibigwi, bingendeye kuri public figure uko wakuriye abantu, nafata Rocky. Uwa gatatu mu bantu nzi no bafite izina ritanyeganyezwa, rimaze igihe kinini cyane muri kano kazi, nafata Peak. Uwa gatatu nafata mu bantu batanyeganyezwa muri kino kibuga, nafata Moses, nawe yakanyujijeho kera cyane. Uwa kane nafata Junior Giti. Uwa gatanu kugeza umunsi tuvugana nafata umusaza bitaga wasobanurira filime bita Alias Master Check, uriya nawe kabisa much respect kuri uriya mugabo. Uriya si wabarutura, buriya yarabikoze kabisa naho. Abo bantu 5 njye nabashyira kwa none nkababwira ati ni mwebwe n'ubundi mwahetse ikintu kiba kugeza n'uyu munsi, abantu 5 kabisa nabashyira. None mu bakizamuka hari kuzamuka cyangwa bamaze bari kubyitwaramo neza kuri iyi minsi. Urutonde rwa mbere umuntu nashyira imbere nafata umusore bita Savimbi, yazi imbere rwose arabayoboye. Wa kabiri ngafata umutipe bita Remy, nawe ramutipe birimo neza. Wa gatatu ngafata Fikazo, hari undi musore bita Bida Great nawe birimo neza. Wa gatanu ndikuye navuga abantu bakuri ibintu byabo bakigana, ko harimo abasobanuzi bari kuza muri kino kibuga bakaba bashoboye gusobanura, ariko bakagendera muri ritme z'abandi tugasanga ariko babo bafite. Wa gatanu undi nafata burya ni umuntu ukora cyane nubwo abantu batamukunda cyane, ni Didier azururimi, azi gusobanura, azi no gushaka filime nziza, ariko yenda ikintu ntabwo yagize amahirwe yo kubona yo kwakirwa na public cyane ngahita boost, kuko ni mu bihe bya kera. Kubera Didier ari mu bantu bazanye Peak baje imbere ya Peak mu gasobanuro, ariko nawe ubanza ari mubo Yanga yajyaga yibasira, niwe yavugaga ngo nuka nk'agasekuru ngo Didier umutwe n'iki umutwe nakavuga, ariko nyine zari za blind za Yanga nta rwango rwabagarura ibirimo Didier uranamaze ikiri mu gasobanuro, ariko I hope na Imana izamuburira itara rwose rimwakire kuko bimaze n'igihe kinini. So nuwuhe mwihariko ubona Yanga arusha abo basobanuzi bose umaze kuvuga, harimo abo ba Rocky, ba Junior, ba Peak n'abandi benshi? Icyo abarusha kubaza ikintu kibuga no kubazi icyo umuntu aba akeneye kumva muri filime kurusha abandi.
abandi bazi indimi nabo hari n'abamurusha indimi wenda nabyemera ibyo birashoboka ariko kura mu tipe yicaye namwe hari filime bita Sniper Kill ndakeka hari umugabo urimo bamwita Master Gun uvuze ngo bari masterinzi bone bari wa muntu wumva imbunda kubimuranditse imbere kabisa amasegonda make yishyira piece akongera akayiteranya arayumva bari na yange yicaye imbere ya filime arashwanyaza gushyira hara ku ruhande akongera agakusanya kuburyo ujya kureba uvuga ati kabisa filime shyizeho akadomo ikintu kijyanye na mastering ya filime uriya mugabo aracyumva fo uburyo filime ye ibaze filime ushobora kumva rodi ufuko ngewe ntabwo mubeshye nigeze ntega imodoka nimba Kimisagara Banyabwo nta kigena n'igitahi Nyamirambo nicara imodoka irimo umusaza ushaje atari n'umusore ari kugenda yumva audio ya filime ya Yanga mu modoka agashyira ku gutwi twese kuri gushaka gutwi utari kureba terega ntabwo bigaragara none se gute uri kumva filime ati ngiye nkunda kwiyumvira Yanga gusa byonyine kuruta uko nareba ibyari gusobanura neza nawe yaragezeho ariko rero mwarimu muri bano basore bacu bakizamuka utakumva ibintu bya hari n'abasakuza badasobanura nawe ibyo urabizi hagasobanura kagira ngo n'urugi rutarimo barutwa n'abatipe bageze umupira wenda umupira ntabwo ukeneye mu kibuga ntibavuga bari gushota hari ugomba kogeza ariko filime burya aho kogeza filime kugira ngo iryohere abantu ariko udataye content ya filime ikintu wenda gituma ndakunda kenshi kuri filime zabo ariko Yanga yateraga blague ntatume ucikwa na content cyangwa na message ya filime gusa nayo yageraga defo burya nubwo umuntu abumufana agomba kuvuga ni defo ziyo defo yageraga yari gusubiza filime inyuma cyane tunawo nk'abantu kongera gasubiza inyuma nyine twabaga twinshi tu sometimes ariko hari abo bajyana babibuye nyine akagenda bigabanya ariko cyo kinanye ntabwo nagikunda ese muri terime wibuka Yanga zatwise hano mu Rwanda na no zigitwika watubwiramo nk'eshatu ko ushaka kuncumuza ibihumetso tafari neza ya reka mvuge ibyo gusa ibyo ni byinshi cyane nawe urabizi ko hari nk'ibyuzi ariko Yanga nyine hari za karitsiye none yagiye abatiza kabuze neza nk'umuntu utuye ariko ubushize nigeze numva ngo abantu ngo banyakariro ngo bagiye kurega ngo Yanga ngo yabasebereje karitsiye kuko Nyakariro yajyaga mu ntusi utuye ahantu hari wese bagatira n'uwanyakariro usambaye ibintu hose n'uwanyakariro ngo byanze bikunze umuntu wagiye gukora tugafata kandi uyu munsi umuntu akaba azinguka kantu nta Yanga kabisa so bamwita Cardinal mukurikiye kuri Sky Nation so umuntu ukurikiye Sky Nation utazi Cardinal ubundi Cardinal ni muntu ki ko numvise ibintu by'agasobanuro byumva neza cyane kuva kuri rimwe kugera ku mubare ntazi Cardinal nyine nkuko nabikubwiye nanjye n'izina nkumara muri kano gasobanuro kuko umuntu wakajemo nkamaze imyaka igera hafi igiye kuzura hafi mu 10 nuko ngasaziyemo ndasinzi niba nsazanye gusa rero najemo ngacuruza nanjye ncuruza ibintu by'imuziki nkora ibintu bizacuruza filime bino by'aba DJs nkora gene menyenera nabo basobanuzi bose bamwe tubishuti rero kwero ukuntu bajyaga baza kunsura kuri studio tukavugana nyine ajya studio ya nyundi twitwa Cardinal yitwa Eme no kajya bati tugiye kwa Eme muri studio Cardinal no muri filime bari gusobanura tugiye kwa Eme Cardinal biza kuranya no bahise babifatanya bahita banyita nyine Eme Cardinal Eme izina rya studio Cardinal izina rya studio ni izina ryanjye bifatanya gutyo ngo no hantu nagiye muri experience yo kunyana n'abasobanuzi no kugenda menye uko babikora ariko nyine naje no kugenda byagura tuza filime gusa ntangira no kujya nzikora nshinga company yitwa Gihanga Entertainment tangira gukora production y'ibintu bya cinema music fasha abahanzi mwenda ntago birakura turacyari mu gutangira bitewe n'ubushobozi tutarabona ariko target dufite ni gukora industry yagutse natwe dukora production ya filime z'inyarwanda n'umusic na muzika nyarwanda tugakorana arts abantu bashushanya bakabizana tukabishyira muri company no tukabafasha kubishyira ku masoko no kubimenyekanisha urebye n'ibyo nawe tugeze uyu munsi yes ndumva mu gasobanuye nawe warakuyemo ibintu byinshi magingo aya ntago uribikaho mwana nangwa abagore ibintu nk'ibyo tazancumuza rwose dore ngiye ubu ngubu narebye wa mugabo uzi ko uzarusenya wowe umugore ndamufite rwose ahubwo ngendere kure taza gutuma abana bangahe uzatuma wenda usenya mfite benshi ariko umugore azi babiri wa mugabo ko numva ari igitangaza ariko n'umugore nubwo mfite umwe mfite gahunda yo gushaka abandi babiri
Hariya hano mu Rwanda biremewe? Hano mu Rwanda ubwo wenda wagombye kumbaza ati kuki, ariko gushaka abagore nuba nta tegeko ribuza gushaka abagore mu Rwanda. Nta rimwe. Gusa impamvu ngiye gushaka abandi si uko wa mbere ntamukunda, nuko nawe ubwo yamaze kubona ko nyine atampagije, ubwo rero yarambwiye ati rwose tuzashake n'abandi. Ariko yakubwiye ati shaka backup rwose urayemerewe. Ntabwo rero ko sindi umwana mubi pe. Ubu bivuze ngo imirimo yo mu rugo urayikora bikarenga nyine tu ikambana miki. Urumva rero nkeneye n'ahandi ho kwagura ibindi mirimo, urabyumva? Yes, bamwita Cardinal umukuriye kuri Sky Nation. So ikiganiro n'umufana. Cardinal, ndagira ngo ugire icyo ubwira abasobanuzi bakizamuka n'icyo babwira abasobanuzi bamaze kugira izina hano mu Rwanda. Urakoze cyane, mbanje gushimira ku mwanya wampaye mbere na mbere ko tutangira kino kiganiro. Sky Nation kabisa big up, mujye kuri YouTube channel Sky Nation kuri subscribe, tutera n'inkunga. Ushobora kudakunda ibintu ubwiye, ariko wenda no gushyigikira umuvandimwe cyangwa ugashyigikira industry mu ruhare rwawe. Si itegeko n'ubikora ubikunze savana utanabikora, it's up to you. So byose nyine bibaye byiza washyigikira umuntu. Subscribe no gukanda gusa rimwe mu buzima bikarangira. Wabishobora ugakora share, ntacyo byaba bigutwaye. Kijyanye no ku nicyo nabwira abasobanuzi bakizamuka ariko ari umyeraho. Basore n'ubumvisha nababwira umufana Yanga, ibikorwa Yanga yakoze kugeza uyu munsi wenda hari icyo byamfashije, ariko si ibye gusa. N'ibyanyu ko murakora filime zanyu namwe mufite abandi bantu banyu babakunda, zitunze abandi bantu benshi hanze hanga. So much respect kuri mwe, mushyiremo akabaraga. Iyi game murabizi irimo amashyari n'utwose twinshi cyane, ariko ntibizabaca intege. Mukomeze mwihangane igihe cyanyu namwe kizagera mu shining tu. Nicyo nabwira abakuru bamaze kugerayo, mwibuka abana ko nzi ko muri bano bakura benshi cyane. Hano muri ibintu bimwe byo kuzimanya ingenzi abasobanuzi benshi ntavugira amazina yabo hano kuri kamera. Bano bafite basobanura filime, undi mukuru agahita yisubiramo kugira ngo azimye undi mutoya. Noneho hari n'ibyo nzi byajyaga bibera mu makampani twakoragamo, nk'umfite mutoya yabakoze filime, undi mukuru yagera gufite igihe akayisiba itaranasohoka hanze kugira ngo amuzinye gusa tu. Nkaza ngasanga Skype bakoze filime nanjye nayikoze ngahita nsiba yawe kugira ngo iyawe itajya hanze. Kandi bigakorwa n'abasobanuzi bafite amazina makuru tu. Bizo mu kano kazi karimo amashyari menshi cyane ku basobanuzi bakuru. Mwareka n'ari abana bakigerageza, mwamaze kugeraho mugera mubyaza umusaruro amazina mufite uyu munsi, mureke n'abari abana bubaka yabo kuko nta wamenya ejo mushobora gusanga muvuyemo akaro bazabafasha namwe kubaho. Mugabanye ishyari, mufatanye. Gushyushya industry ni byiza, mujye musebanya ariko bidabavuye ku mutima, mutere mwirekure tu. Kwivuga mu Kinyarwanda ariko nabyita muvuge n'abasobanuzi bagenzi banyu, ariko nta nzika ibiri inyuma. Mufatanye game izamuke natwe tuzamura industry kuko hari ibintu bimaze kugera tu. Agasobanura ntabwo kakira akabarara n'ingegera. Umwana wa minisita cyangwa umuyobozi runaka asigaye asuza akazi kagataha agafata filime kicara karagasobanuye. Atari uko tazi icyongereza ubwo kugira ngo anumve ko mumuganiriza nabyo bimuruhure tu. So big up kuri mwese mukora kano kazi gasobanuye, big up ku bafana banyu, big up no kubakiriya batuma nyine mukomeza gusobanura kabisa. Ndabashimiye mwese. Ariko turi hafi kugana ku musozo, hari ikintu waruvuze cy'abasobanuzi bagira n'ishyamba. Ubundi icyo kintu giterwa n'iki? Ikintu cyambere kibitera ni kamere ya muntu. Uburyo umuntu ni mugari, icyo kigomba kukimenya uko umuntu yivukira. Byo ikindi buriya hano ushaka kwikubira. Hari igihe umuntu abona hari umupeti umuri inyuma, muri kwirukankana n'umuntu. Umuntu akuri imbere, muri kwirukanka, ariko arabona urimo aramusatira, harahindukiye aguteza ikintu kandi wari umuri n'inyuma. Nturanamufata. Ahubwo ariko uri kumwirukanka inyuma akabati n'umuntu ndabona amaherezo ari buze kumfata, namfata naraza no kundepasa. Akabona yakugira ryashyari, ariko numva umuretse agatambuka, ashobora kwirukanka yagera imbere akayeba n'undi ugakomeza ukagenda. N'ubu buri yagombye kureka wirukanka akirukanka, apfa kubaza ikimwirukansa, noneho yagera imbere nyine igihe kikazamusobanurira ibyo. Ariko ndabara ko imbere na mbere ni kamere ya muntu no kugirira ishyari abandi tu. Twavuze ku basobanuzi, ndagira ngo n'abacuruzi izo filime bo bababwira iki? Abacuruzi nabo mbona kenshi ari nabo ruzingiye, kuko kenshi usanga ari bo batuma tumenya abasobanuzi, batuma tumenya nabo bantu bose, kuko muri iyi minsi nibo bageze ibihangano kure. Ababwira ati muri abantu b'abagabo, hari abenshi batabibona ko muri abantu b'abagabo, nubwo nawe wenda mubikora nk'ibintu bibatunga, ariko buriya mu industry bifitiye akamaro. Kugira ngo mujya mubibona kenshi niyo mwanze gucuruza ibihangano n'igihe biba ngombwa ko amakampani aza arimo atagetinzeho, muhura na risk nyinshi.
ariko umuntu mwicaro umenye ko muri imari muri kino kibuga hari igihe kizagera kabyimba mane namwe kagafatwa tu amazina yanyu akajya avuga ko tura mu DJ arakaze ura mu DJ yakoze ibi kabisa much respect kuri mwebwe byo mukora ino game kabisa Imana ibaho umugisha banyita kandi no tugana ku musozo ugiye gufata umwanya Yanga wamugezeho igitekerezo icyifuzo ari ikibazo ugiye kwirekura tugeze mu mwanya umufana umubwira ibyo ushaka byose Yanga umusaza wamaze gukizwa ntabwo nkwita umusaza pasiteri nakuba rwose mutubabariye byibuze nk'umuntu wafana mukazadukorera filime imwe byibuze imwe yonyine kabinyemerera rwose ukazadukora filime imwe ya nyuma yo kuvuga ngo nsezeye kuri game nsezeye muri iyi minsi wihangana ndivuge sigaho nsezeye ku magengo subize wihangane nibyo gutyo no kuri pasiteri none uvuga ati reka nsezeye ku bataramu abantu bose twabanye muri no game usezera kuri za mbandazi zakira mu ruzi kuri abantu bose bivuga muri game babwira ati rwose byari bimwe muri kugira ngo basezere nabe ko nta mutima mubi wari ufite ugasezera kuri game nyirizina iyo filime rwose uyikoze nazagushimira yebana nijoro nanjye naho nari buzicara mu ijoro nari naha kwiruka zahicara nge nashaka nkazaba mpagaze nukuri icyo namusaba cyonyine gusa nkuri icyagaraga gukorera filime ya nyuma ibindi byose byaba bibaye kuri ngewe ibyo birabaye yes cyo dusaba byinshi bamwita DJ Kadino wari umukurikiye kuri Sky Nation ikiganiro ni umufana namwe mudukurikiye ubaye ufite icyamamare runaka ufana ushaka kuzahura nacyo cyangwa wifuza kugezaho amarangamutima ushobora kuduhamagara kuri 0788 96 51 56 ikiganiro umufana nakagaruka utarasoza guce mu ijambo ndifuza ko hari igitekerezo nizo uravuze ngo wese ngo aramutse afite igitekerezo mu cy'umuntu ngo mwazatumira bakaganira nge ndifuza ko muri comment ariko ninza kwibona babisabye ndifuza ko mwaza ntegurira ikiganiro n'umusobanuzi umwe bita Musasavimbi ukari mu basobanuzi buri hano ba muri wenda suvuga ngo navuze yanga ko wenda we namwibagiwe burari mu basobanuzi b'abahanga atari mu gusobanura bakuze mu tukanda afite ibitekerezo bizima tu ndifuza ko mwaza mpuza nawe nimuramuka mubishoboye tukazakorana ikiganiro debate nge na Savimbi kuko buranda mu rwaye tu Savimbi yababyemera mu bafana nimuramuka mubyeyi mubitoreye ndashaka kuzangana na Savimbi muri debate akadutumira kuri Sky Nation tukaganira ko Savimbi ari mu bantu uzi neza abahanga muri kino kibuga ariko nashaka kuzakoreza isoni atari ukumusebya ko muteri imbere ya kamera za Sky Nation ngo mubyemera turi hasi muri comment utaha uzatubona hano kuri kamera nge na Savimbi turi kumwe ni kumuhati ibibazo kuko ari ibibazo byinshi cyane nzi yadufasha gukemura muri ino game. Yes. Abadukurikiye baraza byemeza abafana ba Cardinal n'abafana ba Musasavimbi nimba biteguye iyo battle barabitumenyesha muri comment then icyo kiganiro nacyo tuzagikora. Murakoze cyane ndabashimiye handi Imana ibahe umugisha. Yes, ikiganiro umufana nakagaruka. Ciao.